Perezida Trump akuyeho umuryango wa Loni ashinga ahita atangiza Board of Peace. Ese Board of Peace ni iki? Clarisse Karasira we asohoye indirimbo yise Abandi Bana. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pero TV Happy ngiye kubagezaho amakuru arambuye. Clarisse Karasira murabizi ko mwahagera mukareba kuri YouTube channel ye yasohoreye indirimbo yise Abandi Bana. Twakomeje rero se Donald Trump ni umuyobozi w'igihangange cyangwa se n'umuperezida uyoboye igihugu cy'igihangange nka Amerika. Yabaciye inyuma abashinze umuryango wa Loni cyangwa se umuryango uharanira amahoro ku isi Loni, noneho aza gutangiza icyo yise Board of Peace cyangwa se umupaka w'amahoro. Umupaka w'amahoro nicyo yise Board of Peace. Akimara kubitangiza yatangiye gutumira ibihugu by'ibihangange, ibindi bihugu bikomakomeye. Ubu ngubu hamaze kwinjiramo ibihugu 35, ariko mu bihugu byo muri Afurika byo bimwe byanze kujyamo, ariko akimara gutangiza umuryango kuba afite ibihugu 35 ni byinshi. Yahise atangiza amategeko yashyizeho yavuze ko yemeje ko nta wundi muntu wemerewe kumusimbura kubera ko niwe chairman, ngo keretse niwe ukuriye umuryango atumira umuntu ashaka, uriya muryango atumira umuntu ashaka yemeye. Yavuze yuko azahava yapfuye cyangwa se atagishoboye kuyobora. Uyu muryango rero ufata ibyemezo bihambaye cyane. Murabizi ko uyu mugabo mu bihugu bimwe yagiye atumira harimo nk'Ubuhinde na Pakistan. Ibi ni ibihugu byemewe gusinya amasezerano. Noneho yaje gutumira Macron aza kubyanga, amubwira ko bimwe mu bicuruzwa yinjiza muri Amerika nataza ko azashyiraho umusoro wa 200%. Noneho ntiyongere gucuruza, abanyagihugu be ntiyongere gucuruza muri Amerika. Ibi rero byateye inkeke Loni. Kuba Donald Trump yaravuze ko Loni nta kintu imaze, kubera ko ngo intambara zimwe na zimwe niwe uzihagarika, ubwo bigaragara yuko Loni nta kintu imaze. Loni yayiciye amazi, ahubwo mu bihugu 35 yakoze, murumva ko ni nyine Loni yayiciye amazi pe.